aka kanya uwitwa Ibyegeranyo amakuru amaze kugera hanze ko Ibyegeranyo n'ibiganiro agiye agirana na Perezida Paul Kagame baganiriye bijyanye no guteza imbere ubuvuzi na AI n'ibindi. Hari n'amakuru mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media ko uwitwa Ibyegeranyo avuye ku rwibutso rwa jenoside iherereye i Kigali. Ibyo byose nyine tugiye kubirambura amakuru y'uyu munsi. Gusa ariko wenda reka mbanze mbabwireho gakeya. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Ibyegeranyo washinze akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Gates Foundation. Baganira ku gushimangira ubufatanye mu guteza imbere ubuvuzi n'ubuhinzi, ubwenge buhangano n'ibindi. Nituvuga ubwenge bwo turavuga AI. Gusa ariko muraza kwihangana gakeya mbere yuko twinjira muri byinshi. Mureke mbanze mbahe amakuru nyine ejo uko nyine ku rwibutso byagenze cyangwa se aho yasuye ku rwibutso ruherereye i Kigali. No kuvuga ngo mu ruzinduko rwe mu Rwanda Ibyegeranyo ntiyagarukiye gusa ku biganiro by'ubuzima, ikoranabuhanga n'iterambere. Yanasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri i Gisozi ahashyinguwe imibiri y'abarenga 2500 bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Agezeho Ibyegeranyo yashyize indabo kumva z'abazize jenoside nk'ikimenyetso cyo kubaha icyubahiro no kuzirikana ubuzima bw'abatakaye. Nyuma yo gusobanurirwa amateka y'u Rwanda mbere, mu gihe na nyuma ya jenoside, yagaragaje ko yakozwe ku mutima n'uru rugendo. Mu butumwa yanditse mu gitabo cy'abashyitsi, yavuze ko yishimiye uburyo u Rwanda rwabashije kwiyubaka nyuma y'ibihe bikomeye rwanyuzemo, anashimangira ko kwibuka amateka ari ingenzi kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho. Uru ruzinduko rwerekanye ko Ibyegeranyo atajya gusa kureba amahirwe y'iterambere, ahubwo yanifuzaga guha icyubahiro abazize jenoside no kumenya urugendo u Rwanda rwanyuzemo kugeza rugeze aho rugeze uyu munsi. Abasesenguzi bavuga ko gusura uru rwibutso n'abashyitsi bakomeye bifasha gukomeza kumenyekanisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi no gushimangira ubutumwa bwo kurwanya urwango n'amacakubiri. Tunihuse cyane tugaruka noneho uyu munsi, tugaruka ubu noneho amagambo yavuganye n'uwitwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Tekereza umwe mu bantu babaye abaherwe ku isi, washinze Microsoft kandi watanze miliyari z'amadolari mu bikorwa by'ubugiraneza mu Rwanda. Ese yaba yazanwe n'iki? Niki yaganiriye n'umukuru w'igihugu Paul Kagame? Ese uru ruzinduko rufite ubuhe busobanuro ku Rwanda no kuri Afurika? Muri iyi video turaje dusesengure byose ku mugaragaro. Umbabare urebe video ugeze ku musozo. Nyamuneka reka mbibutse kudushyigikira niba uri mushyashya ukande subscribe. Dore twujuje subscribers 2000, dukeneye no kurenga tukazamuka tukagera ku 3000. Nzabashimira kandi muri abantu b'abagabo. Ibyegeranyo yavukiye muri Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1955. Mu 1975 we na Paul Allen bashinze Microsoft, sosiyete yahinduye isi y'ikoranabuhanga. Windows na Office byakoreshejwe n'abarenga miliyari z'abantu. Nyuma yo kuva mu buyobozi bwa Microsoft, Ibyegeranyo yibanze ku bikorwa by'ubugiraneza binyuze muri Bill Melinda Gates Foundation ifasha mu buzima, uburezi n'ubuhinzi. Uruzinduko rwa Ibyegeranyo mu Rwanda rwibanze ku guteza imbere ubuvuzi, gushyigikira gahunda z'ikingira, gufasha mu kurwanya indwara, guteza imbere ikoranabuhanga mu rwego rw'ubuvuzi, kugira ibiganiro n'ubuyobozi bw'u Rwanda, iterambere. Ibyegeranyo amaze imyaka myinshi akorana n'ibihugu bya Afurika, kandi u Rwanda ni kimwe mu bihugu akunze kuvuga ko bifite gahunda nziza z'iterambere. Mu biganiro byabo baganiriye kuri uyu munsi, cyangwa se baganiriye na Excellence Paul Kagame, baganiriye mu ishoramari mu buzima, gukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi, guteza imbere urubyiruko,
ubufatanye mu bikorwa by'iterambere. Abasesenguzi bavuga ko iyo umuntu nka Bill Gates asuye igihugu akenshi aba ashaka kureba aho ibikorwa by'iterambere bigeze no kureba uko ubufatanye bwakaguka. Nubwo atari buri ruzinduko ruhita rutangaza ishoramari rishya, ibiganiro nk'ibi bishobora gufasha kongera ubufatanye mu rwego rw'ubuvuzi, gukurura inkunga n'ubushakashatsi, kongera icyizere cy'abashoramari, guteza imbere gahunda z'ikoranabuhanga n'uburezi. Bill Gates ntabwo azwi gusa nk'umwe mu baherwe ku isi, ahubwo azwi no gushora imari mu buzima no gufasha ibihugu byinshi. Uruzinduko rwe mu Rwanda rwerekana ko igihugu gikomeje kugira uruhare mu biganiro mpuzamahanga ku iterambere. Ese wowe ubona uru ruzinduko ruzagira izihe ngaruka ku Rwanda? Tubwire igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru n'ibyegeranyo byimbitse.